Kansuhuze wowe wahisemo gukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda nkwifurize kugira amahoro n'amahirwe aho uherereye hose. Ikiganiro ni impamba y'ubumenyi, ngende Ntazinda Marcel. Uyu munsi mu kiganiro impamba y'ubumenyi turi kumwe n'umwanditsi tugiye kuganira watwandikiye igitabo cyiza naragisomye rwose, kirimo nabyita ubutumwa, nabyita impanuro. Ni igitabo kiryoheye kugisoma, ni igitabo kirimo inyigisho nyinshi. Niwo mwanya rero tugiye kumarana wowe wahisemo kudukurikira kugira ngo tuganire kuri icyo gitabo cy'umwanditsi. Nakiriye umwanditsi Uwimana Emmanuel, karibu mu kiganiro impamba y'ubumenyi, kandi umaze kuba umusangwa iminsi baye myinshi tukwakira. Murakoze cyane, ndabashimiye. Iki ni igitabo cya 8. Yego. Izi mbaraga n'uwo muhate wo kwandika ukurahe? Nta handi nkukura, ni urukundo nyine rwo gushaka gusangiza ubumenyi mfite cyangwa nagiye nunguka muri ubu buzima, kugira ngo mbusangize abakunzi bo gusoma no kwandika. Umwanditsi Emmanuel Uwimana rero yatwandikiye igitabo akita ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ni igitabo cy'amapaje atari make, ni igitabo rwose, ni umuzingo utari muto. Yaracyanditse kugira ngo ibango ry'ibyishimo byanjye nawe uzagisome ubimenye ubisobanukirwe. Nahoze nibaza kubera ikibanga. Murakoze cyane. Nandika kino gitabo nahisemo kugiha ino titre cyangwa se uno mutwe w'amagambo uvuga ngo ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ni ukubera ko njya kwandika kino gitabo, reka ariyo mpamvu mperaho kugira ngo mbone uko nsobanura impamvu nayihaye ino titre. Usanga abantu benshi tubaho ubuzima butandukanye ariko tutazi ibintu bidushimisha. Ibyo bintu rero bidushimisha byatubereye, navuga ko abenshi ntibabizi, nyine byabaye amabanga, byabaye ibanga. Rero naravuga ngo nuramuka usomye kino gitabo cyose ukakirangiza, uzamenya amabanga atandukanye yagufasha kugera kuri bya byishimo byawe, ari nabyo bituma byakabaye n'intego yacu ya buri munsi. Rero nafashe ino titre mvuga ngo aba bantu nimbabwira iri banga, kamabwira nta nubwo ari rimwe. Impamvu nashyizemo ibango nibutse abadukurikiye ko ni uduce dutoya dushobora kuva ku giti igihe urimo kugitema cyangwa urimo kugitutira. Rero naravuga ngo nanjye ubwo nafataga ikaramu n'urupapuro ndimo kwandika, nari ndimo gututira, nari ndimo gucagagura ayo mabanga ashobora kugufasha cyangwa se ashobora gufasha abantu badukurikiye kumenya ibyishimo byabo, bikaba ariyo ntego yacu ya buri munsi. Igitabo cya 8 wanditse maze gushyira ahagaragara, nganira n'abanditsi benshi. Nanjye ndimo ndandika igitabo, nabonye ukuntu bivuna, ariko nakira abanditsi b'ibitabo hano mu kiganiro kenshi, duhurira hanze no mu buzima busanzwe, bakakubwira bati kwandika igitabo biravuna, kwandika igitabo bisaba byinshi. Wowe ibyo byinshi kwandika igitabo bisaba, kuba uyu munsi urimo kuduha umuzingo wa 8, ibyo byinshi bisaba Emmanuel abikurahe? Ikintu, reka mvuge ko ubuzima bwanjye ntago mu buzima busanzwe nandika ibitabo. Hari akandi kazi nkora ka buri munsi, ariko muri ya masaha yanjye yo kwishimisha, reka mbyite gutyo, ya masaha yo kuruhuka, abandi bajya gukina cyangwa akajya kureba umupira cyangwa akajya gukora ibindi bintu bitandukanye, ngiye nyaharira kwandika. Mba numva rero, nakubwira ko ntangira kwandika igitabo cya mbere nacyanditse mu 2010, nta nubwo numvaga ko nzakomeza kwandika. Ariko icyo gitabo cyambereye imbarutso yo kumva ko niba hari ikintu nashangije abandi kikabagirira umumaro, kikagira aho kibavana naho kibageza, byampaye kwaguka mu ntekerezo. Ndavuga wow, bya bintu burya ni byiza, hari abo nshobora gufasha, hari abamfasha, nkuko nanjye nsoma igitabo cy'umwanditsi runaka kikamfasha, cyangwa nkareba indirimbo n'urugero cyangwa ikindi gihangano kikamfasha. Nabonye yuko wakwandika hakagira abantu vana ahantu hamwe bageza ahandi. Nicyo rero cyakomeje kumpa imbaraga zo kurara amajoro nandika, zo gufata cya gihe nakabaye nishimisha nk'abandi, nkagiharira kwandika. Igitabo rero ni ibango ry'ibyishimo byanjye nawe, cyanditswe n'umwanditsi Uwimana Emmanuel. Nkuko yabisobanuraga, rwose ni igitabo nawe ukeneye kuzasoma kugira ngo wumve iryo banga, wumve ayo mabango akubiye muri iki gitabo. Emmanuel, narimo ntekereza nsoma igitabo cyawe, ubundi ikintu ari ibanga kiba gihishe. Yego. Ushobora kugihishurirwa cyangwa se umuntu akaza akakumenera iryo banga. aya mabanga y'ibyishimo we wayamenewe nande?
nk'uko nabyanditseho ngitangira muri kino gitabo naravuze ngo njya kwandika kino gitabo nabanje kuganira n'abantu benshi batandukanye ariko bimpa umwanya wo nanjye kwitekerezaho ndavuga nti ariko ubundi mu buzima ngiye nshimishwa n'iki rero navuga ko nahereye ku ibyo bintu kuba naraganiriye n'abantu kuba narisubiyemo nkasoma ibitabo bitandukanye nkaganira n'abantu b'ingeri zitandukanye bari mu byiciro bitandukanye nsanga nyine nanjye hari ahantu nigeze kuba ntiyizi ndavuga nti rero ubwo namenye rino banga hari abandi benshi barihishwe nkanjye nuvuga ngo nsubiyemo yenda inyuma gatoya ibanga ushobora kurimenya uribwiwe n'umuntu urisomye uribonye mu nkuru cyangwa mu itangazamakuru n'ahandi hatandukanye cya kintu wahishwe nk'ibanga ukakimenya rero nandika naravuze ngo iki kintu cyahishwe abantu benshi batanagira umwanya wo kubikora no kwitekerezaho naravuga nti nindamuka nanditse nzaba meneye nyine rya banga ryahishwe abantu benshi ndimeneye abo bantu nabo barimenye bumva ukuntu bya bintu ari byiza rero nandika nashakaga gufasha abantu kugira ngo babashe kwimenya kuko naranditse hano ndavuga ngo abantu benshi ikibazo kinini nabonye mu muryango nyarwanda cyangwa mu muryango mu bantu muri rusange usanga batiyizi kutimenya bikurikirwa n'iki cya kabiri gukora ibintu byinshi bishimisha abandi aho kugira ngo bakore ibibashimisha ukazasanga wabayeho ubuzima bwawe bwose uri mu mubabaro rero nandika naravuga ngo reka nako nkavugeho naravuze ngo ubuzima nge mbugereranya nk'uruziga rusimburanwaho ibibi n'ibyiza narakubazaga nti rero se ibibi nibiramuka bigusuye ubizimanira iki wakabizimaniye ibyiza kugira ngo biguhunge bya byishimo byawe biboneke rero naravuga ngo numara kumenya amabanga arenze rimwe cyangwa biratatu ashobora kuguha ibyishimo mu gihe umubabaro wagusuye kuko uzi udateguje bizagufasha kwirukana wa mubabaro hamubeho wishimye reka twinjire mu gitabo noneho twinjire mu gitabo cyawe tujye ku rupapuro rwa 17 aho wanditse uvuga uko wamenya ibyishimo byawe yego ese byeweho ko umuntu yabaho akayoberwa ibimushimisha akaberwa ibyishimo bye yego mu kwandika kino gitabo murambabera kugira ngo nsubize neza kino kibazo mbanze mbabwire inzira nakoresheje kugira ngo mfashe abantu kugira ngo uburyo bamenye ibyishimo byabo ubwo nandikaga kino gitabo nabajije abantu nawe udukurikiye nakubaza bino bibazo biragufasha kumenya ahantu uhagaze narababajije ntese nababajije ibibazo bigera muri 4 ikibazo cya mbere cyaravuga ngo ese ujya ugira umwanya wo kwitekerezaho icyo cyari ikibazo cya mbere nawe udukurikiye icyo kibazo ndakikubajije ikibazo cya kabiri nakubaza niba witekerezaho ushimishwa n'iki cyari ikibazo cya kabiri nawe ndakubajije wowe ushimishwa n'iki nawe Marcel nawe nakikubaza ikibazo cya gatatu narakubazaga ngo ese mu bigushimisha ubigiramo uruhare rungana rute ku ijana ni icyo ngicyo ikindi gishamikiye kuri icyo narabazaga ngo ese uruhare rw'abandi muri ibyo byishimo byawe rungana rute icyanyuma cyaravuga ngo nyuma yo kureba ibyo bintu byose wongeye gutekereza wasanze ibyo bintu wambwiye hejuru muri cya kibazo cya kabiri bigushimisha kuko nibyo bigushimisha cyabishimisha abandi rero ubwo nandikaga kino gitabo nakoze navuga ngo nabajije interview nakoresheje interview cyangwa nabajije abantu batandukanye mbabaza ibyo bibazo ikintu cyantangaje abenshi muri cya kibazo cya mbere nabaza ngo ese ugira umwanya wo kwitekerezaho abenshi koko barambwira ati ndawugira abandi bati uwo mwanya ntago nawubona ariko abanshubije icyo kibazo nababazaga ikibazo cya kabiri nti ese ushimishwa n'iki yahitaga mbaza ngo harya buriya shimishwa n'iki byahitaga binyereka ko cya kibazo cya mbere yansubije kivuga ko yitekerezaho cyangwa ajya agira umwanya wo kwitekerezaho ntajya agira kuko yaba akizi akaba yahise ansubiza directement cyangwa ako kanya ikimushimisha rero ibi bibazo uramutse wowe udukurikiye ubashije kubisubiza wahita umenya yuko ujya witekereza cyangwa ntiwitekerezeho wahita nanone umenya ibigushimisha naho ngaho rero narindi nasobanuraga uburyo ushobora kwimenya wowe ubwawe wibajije bino bibazo ntago bigombera yuko hari undi muntu waza kubigusubiriza kuko ni wowe wa mbere wo kumenya ibyo bigushimisha ari nabyo nabwiraga abantu numara kumenya ibintu bigushimisha uzafasha n'abandi mubana mukorana musengana mwigana kuguha bya byishimo ikindi nakongeraho nabwiye abantu muri kino gitabo narabwiye ngo usanga hari abantu baba mu buzima bwacu bwa buri munsi bakora ibintu bazi ko bagiye kudushimisha nyamara bakatubabaza kuko tutigeze tubabwira ibidushimisha ugasanga umuntu yakoze ikintu runaka
yenda ngiye gutanga urugero, hari abantu babona bavuga bati kubera ko runaka yankorera anniversaire nkishima, nanjye ya nshuti yanjye wayikorera, mu gihe we yimukoreye ababara. Rero ngo mbere yo kujya kuyimukorera wakabanje, niba hari umuntu mukundana, niba hari umuntu mubana, niba hari umuntu runaka, mbere yo kumukorera ikintu banza umubaze ngo ushimishwa n'iki. Bizaba kimwe mu bisubizo byo kwimenya ndetse no gufasha wa muntu kugera kuri bya byishimo bye birambye, ariko ipfundo riri kuri wowe ubwawe na ya nshuti yawe. Mu kanya bigarutseho uvuga ngo ese iyo umubabaro ugusuye uwuzimanira iki? Yego. Kuki umubabaro unsura nkagerekaho kuwuzimanira? Ubundi nakabaye nkwamaganira ku irembo, ahubwo sintumunangeraho. None nkeneye ko umubabaro unsura nkanawuzimanira. Kuki wibajije iki kibazo? Kugira ngo ngisubize neza, ngiye gutanga urugero. Iyo umuntu arwaye indwara yizimanira iki? Yizimanira imiti kugira ngo ya ndwara igende. Mu by'ukuri ntabwo yizimaniye kuko uyikunda, ahubwo yizimaniye kugira ngo ikuvire aho ngaho kuko irimo kukubangamira, irimo kukwangiriza bya byishimo. Rero impamvu natanze cyangwa nibajije icyo kibazo cyane kibajije abantu ni ukugira ngo narabyanditse nakomeje nabikomojeho kare tugitangira ikiganiro, mvuga ko ubuzima nge mbugereranya nk'uruziga rw'ibyiza n'ibibi, aho rusimburanaho ibibi n'ibyiza. Rero naravuga ngo umubabaro nugusura, ibyago nibikugeraho, uzawubibwire yuko bibe bituje gato, hari ikindi ugiye kubizimanira aricyo cya kindi cyiza kigiye kubisimbura. Rero naravuga ngo iyo umubabaro ugusuye utazi ikigushimisha, biragoye yuko wa mubabaro uzakuviraho, iteka uzabana nawo. Niho navuga ngo abantu tutayizi tubana n'umubabaro ubuzima bwacu bwose. Kubera iki? Ntabwo twigeze tumenya ibidushimisha. Natanze urugero nanone, ndavuga ngo iyo urwaye ukajya kwivuza ariko utabasha kuvuga neza uburwayi ufite, muganga ugiye kukuvura biramugora kugira ngo azamenye ya ndwara. Bishobora kumufata igihe kinini afata ibizamini kugira ngo azabone ya ndwara, yewe akazajya no kuyibona wararembye cyane. Rero natangaga inama y'uko umubabaro byanze bikunze uzatugeraho. Kandi iyo wa mubabaro uje, ntanga urugero rumwe kugira ngo abadukurikiye ni intekerezo ngari. Njye gutanga urugero, njyewe nitanzeho urugero, niyo mpamvu nandika kino gitabo navuze ngo ni ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ndahereye kuri njyewe, rero ntanga urugero kuri njyewe. Narabavuze ngo iyo nababaye ngerageza kumva umuziki kuko ndawukunda. Wa muziki iyo mwumvishe silo française cyangwa se imiziki ituje, binyibagiza wa mubabaro nari mfite. Ngewe icyo nicyo nzibanira umubabaro wanjye. Nawe nkubaze rero wowe udukurikiye, umubabaro wawe uwuzimanira iki mu gihe ugusuye? Nkomerejeho kugira ngo nsubize neza kino kibazo, ari nacyo yenda twari kugeraho imbere. Naravuga ngo nyuma yo kwibaza bya bibazo, ari nacyo yenda twakabaye dukurikizaho, wakwibaza ngo ngewe se ko uvuze umuziki nshobora kubivuga hakaba umuntu bati ubwo wagushimisha gute? Birumvikana, ariko ngewe nabanje kwitekerezaho ndanimenya. Nicyo ngicyo nabonye kiri hafi cya bugufiye. Rero nandika naravuze ngo kuko nahereye kuri ngewe ntanga urugero rw'ibinshimisha, nawe byagufasha. Nafashe ikaramu n'urupapuro nandika ibintu birenze 10 byanshimishije mu mwaka nari ntangiye kwimenyamo. Nanone ndongera nawe wakora iyo exercice, cyangwa reka nyivuge aribo nyibwira. Fata urupapuro n'ikaramu wandike ibintu bishobora kuba byaragushimishije muri uno mwaka ushize, yenda uhere uno munsi gusubiza inyuma. Kandi nanone urebe ibintu byagarutse inshuro irenze imwe mu mwaka, ubyandike. Numara kubona urwo rutonde, nanone urebe ibintu wagizemo uruhare hejuru ya 80% muri bya bintu byagushimishije. Ikindi nanone uzareba ikintu kitagutwara amafaranga n'umwanya munini kugira ngo ugire ibyishimo. Icyo nacyo cyandike. Nurangiza uzakora urutonde kuri bya bintu watondetse, bishobora kuba ari 10, 30 cyangwa 40 bitewe n'ibyagushimishije. Uhere ku kintu kigushimisha, ugiramo uruhare ruri hejuru ya 80%, cyagarutse inshuro irenze imwe mu mwaka cyangwa yenda ku cyumweru cyangwa mu kwezi, byose birashoboka. Ibyo bintu numara kubitondeka, bizatondeka pari ordre chronologique cyangwa se urutonde uhereye kuri cya kindi kizagukostinga, kizaza inshuro nyinshi, kizagukostinga ubutunzi butoya n'igihe gitoya, uzagiramo uruhare ruri hejuru ya 80%. Icyo kintu uzajya ukigendana nk'intwaro witwaza
izakwirukanira wa mubabaro. Naho ngaho narindi. Igitabo ibango ry'ibyishimo byanjye nawe cyanditswe n'Uwimana Emmanuel, nk'uko arimo kugisobanura arabivuga mu ncamake, ariko iyo ugisomye usangamo byinshi, ubisangamo mu buryo burambuye, ukamenya koko iryo banga ndetse n'ibango ry'ibyishimo byanjye n'undi wese watekereza. Manuel, ku rupapuro rwa 45 hari imbonerahamwe y'abo mwaganiriye, wagiye ubandika amazina yombi, ikibazo wababajije n'icyo bagushubije. Ariko njye nashaka kukubaza, aba bantu wabajije muri iyi mbonerahamwe bose n'iki bagiye bahurizaho, n'iki wagiye usanga batandukaniraho? Murakoze. Muri bya bibazo navuze nababazaga bigera muri 4, ikibazo cya mbere cyaravuga ngo ese ujya ugira umwanya wo kwitekerezaho? Abenshi bagihurijeho, bansubije ko rwose bawugira. Abandi bakeya nabo bavuga ko nta mwanya bajya bagira, uwo mwanya wo guta ubusa batawugira. Noneho ikintu batahurijeho ni ikibazo cya kabiri kibibashimisha. Bamwe hari abambwiye bati ngewe mfite amafaranga umutima wanjye ubunezerewe. Abandi bati abantu tubana, abana, umugabo cyangwa umugore, iyo bishimye nanjye mba nishimye. Abo nibyo bahurijeho. Ariko ngarutse kw'icyo mwari mumbajije, iyo bambazaga nako iyo bansubizaga icyo gisubizo, nahitaga mbabaza ikindi. None se kuyushimishwa ko wambwiye kushimishwa yenda n'amafaranga, n'urugero yenda turi buze kubigeraho mu gice gikurikira. Amafaranga ntashimisha, reka tuvugishe ukuri Emmanuel. Nabibonyemo mu gitabo, hari aho nasomye uvuga ko 60% b'ababaje bose bansubije yuko rwose amafaranga yo bafite bishimye. Agafaranga gahari mu ikofi bimeze neza. Kuko umuntu niyishima. Yego, niho nasobanuye ndetse nanasesengura mbwira abantu nti amafaranga koko ashobora gutuma wishima, ariko ntago ari yo byishimo byawe. Niyo ngo amafaranga aguherekeza kugera kuri bya byishimo byawe, ariko ntago ari yatuma wishima. Reka ngisobanurire neza ku bantu badukurikiye baze kubyumva. Uyu munsi hari abantu benshi bafite amafaranga nk'ayo wifuza gutunga cyangwa n'undi dukurikiye yifuza kugira, ariko badafite ibyishimo. Kubera iki? Ntago bigeze bitekerezaho ngo bamenye ikibashimisha, ahubwo nibabona ya mafaranga bajye kuyinvestisa cyangwa bajye kuyashora muri bya bindi bibashimisha, ahubwo bayabona bakayashora mu byishimo bibi, aribyo twigeze kumva abantu bavuga, bigatuma ahubwo bagira umubabaro w'iteka ryose cyangwa ubuzima bwabo bwose. Rero nabwiraga abantu nti mbere yo kumva ko amafaranga ariyo byishimo byawe, ahubwo tekereza ikigushimisha, ahubwo uzakora mu gihe uzaba wabonye ya mafaranga. Ngiryo ipfundo abantu batabashaka kugezaho ibitekerezo. Ni naho kigaruka kuri cya kibazo cya mbere cyaba abantu bambwira bati twebwe twitekerezaho. Yakubwiye rero yuko ashimishwa n'amafaranga, nyamara amafaranga aguherekeza kugera kuri bya byishimo byawe. Reka ntange urugero kuri njyewe, kubera ko igitabo kiri muri njyewe nawe. Nimvuga ibyanjye nawe ni urugero ruguha gutekereza kuri wowe nawe ibyagushimisha. Ni nk'imvumburamatsiko y'ibikurimo y'ibyishimo byawe. Njye naravuze ngo muri bya bintu nakozeho urutonde binshimisha, nashyizemo ko nkunda gutembera, siritu ahantu ku mazi cyangwa ahantu hatuje. Ariko ibyo ngibyo kugira ngo mbigereho binsaba amafaranga. Ntayafite ntago najyayo. Ariko amafaranga ntago ari yazanzanira ibyishimo. Nshobora kuyagira nkayajyana mu bindi bitanshimisha, kuko kubera yindi kigare cy'abantu, kuko nziranye na Marcel yenda akunda umupira, katega nanjye tukajyana kureba Manchester cyangwa Arsenal, ikipe runaka ukunda, cyangwa APR cyangwa n'izindi ziri hano mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri njyewe ngiye gushora mu bitanshimisha, ahubwo bishimisha Marcel. Usanga rero iyo utiyizi ujya gukora ibishimisha abandi aho gukora ibigushimisha. However, ufite ya mafaranga. Ngiryo. Emmanuel, hari bituzanira ibyishimo, ariko ibyishimo nabyo bikabyara umubabaro. Yego. Sinzi niba warabigane abano wagiye ugarukaho, niba hari icyo mwabivuzeho. Yego. Wavuze ko ushimishwa na musique rwose, slow français, iyo yumvise ibintu biba byabaye amahoro. Yego. Hari ukubwira ati yewe nshimishwa no kugenda nkicara nkasoma akabyeri nkagafiningiza. Ibyishimo bye naho biri. Yego. Ariko iyo bukeye bya byishimo bye ari muri hangover ategura umutwe, bya byishimo biba byabyaye umubabaro. Ibyo byo wabivuzeho iki? Ibyo nibyo navuze nagakomojeho mvuga ngo hari igihe tubona ya mafaranga cyangwa se wa mwanya tukawushora mu byishimo bibi.
uvuza inzoga, harimo n'abajya mu busambanyi, hari abajya mu biyobyabwenge, yabinywa kumva koko rwose yageze mu ijuru rye, ariko finally cyangwa se nyuma bizana izindi ngaruka z'igihe kirekire. Rero nabwiraga abantu banza urebe, wongere wisesengure, wongere witekerezeho, kuko ni wowe ubwawe. Niba koko iyo nzoga uyinywa wayifiningiza nk'uko bivuze ikakuzanira ibyago n'umubabaro nyuma y'uko ugeze kuri bya byishimo byawe, ariko babanje kuzana ibyishimo. ntago navuze ko hari ibyishimo bibi n'ibyishimo byiza, narabivuze hano mu gitabo. Rero ni wowe wo guhitamo ni ikihe kikuzanira ibyishimo birambye bihoraho. Nakoze rwa rutonde, naravuze ngo ni urugero, niba iyo nzoga ni urugero yenda uyinywa, natanze n'izindi ngero zitandukanye. Ushobora kugera kuri purafo uvuga ngo iyo nyweye amacupa 2 ngera kuri bya byishimo byanjye, kandi ntibizagire ingaruka mu gitondo. Ubu uzi igipimo cyawe, ni ukwimenya. Ariko nugenda ugahura na Marcel cyangwa n'undi muntu akaguha amacupa 10, ibyo byishimo bibi cyangwa se ibyo byishimo wagize hari icyo bizagukostinga, hari ikintu bizagusaba kwishyura. Icyo rero ntabwo bizaba bikiri ibyishimo. Niyo mpamvu rero kwisobanukirwa wowe ubwawe kurusha uko abandi bagusobanukirwa nibyo biriki. Yego, reka tunyaruke tugiye ku rupapuro rwa 51 wanditse ku kiguzi cy'ibyishimo. Ni ikihe? Yego, nabivuzeho ari nacyo cyicyo twari dukomojeho. Ubundi abantu benshi nacyo navugaga batekereza ko ibyishimo iteka ryose biherekezwa n'amafaranga. Ariko ngarutse nk'urugero natanze rwanjye, hari bya bintu navuze ushobora gutondeka. Ikintu cya mbere witwaza nk'intwaro ni cya kintu navuze kikushimisha, kitazagukostinga ibintu byinshi cyangwa gitwara amafaranga menshi n'igihe kinini, n'abantu batazazamo cyangwa batazenterivena cyane. Icyo kintu nicyo witwaza cya mbere kirukana wa mubabaro, kigushimisha buri munsi. Reka ntanga urugero, reka urwo ngwihorere. Ngiye gutanga urugero nanone mvuga ngo ngewe mu buzima njye nishyiriraho intego. Tuvuge nk'urugero, nzandika kino gitabo mu gihe cy'imyaka, kino nacyanditse mu myaka 2. Ariko iyo nandikaga paragraph imwe byibuze ku munsi, narishimaga kuko nacivinze, nageze ku ntego zanjye z'uwo munsi. However ntararangiza cya gitabo. Nawe rero nubwo nakomeje kuvuga ngo umuziki, nawe ushobora kwishyiriraho intego. Ngiye gutanga urugero, yenda nk'umwana uri ku ishuri, ushobora kuba uziga amasomo 20 cyangwa 30 kugira ngo urangize ibyo urimo kwiga. Nutsinda isomo rimwe ni intsinzi kuri wowe, sibyo se? Icyo kizagutere kwishima nubwo utararangiza ya bachelor, nubwo utararangiza secondaire cyangwa masters cyangwa doctor. Icyo kiraba kibaye ikiguzi cy'ibyishimo. Yego, ariko icyo navugaga, icyo nashaka kugarukaho hano ku byishimo, ntabwo iteka ibyishimo bibarwa mu mafaranga. However, abantu benshi navuze rwa rutonde dutondeka duhereye ku bidukostinga, hari ibyo usanga bidushimisha ariko bikadukostinga, bikadusaba cya kiguzi cy'amafaranga. Ibyo nabyo nubigeraho uzabikore kuko wabiteguye. Ngiye gutanga urugero, hari abantu bajya bategura kuzatembera. Ngiye gutanga nk'urugero, hari abantu yenda babiburayi bavuga ati tuzasura u Rwanda, tuzajya kureba ingagi. Ashobora gutegura ibyo bintu mu myaka, akavuga ati nzajya gusura u Rwanda, niba bisaba amadolari 1000, ngiye kubitegura mu myaka 5 nzajyayo. Iyo asevinze akavuga ati buri kwezi nzajya nsevinga 100,000. We yabisevinze kubera rwa rugendo afite abagize achievement, yishimiye ko ya ntego yarimo kuyisatira. Reka rero tuvuge ko ya madolari 1000 azatanga mu myaka 5 izaba ari ikiguzi cya bya byishimo bagiye kubona. Ni icyo ngicyo nashaka kuvuga. Ariko nkavuga ngo ntago azarindira yuko imyaka 5 izashira kugira ngo yishime koko, ahubwo urwo rugendo azakora rw'ubuzima bwe kugira ngo agere kuri za ntego ze yihaye, bizaba ari ikiguzi cya byishimo. Ariko nanone ushobora kwishyiraho intego ngufiya, yenda ku muntu ushobora kuvuga ati kuko utanze urwo rugero rw'umuntu uzaza agatanga amadolari 1000, ngiye ntago bindeba. Nawe ubwawe ushobora, buri wese yagira ikiguzi, wagira intego zawe kandi zishobora kukugeza kuri bya byishimo. Yego, wanditse ko kubaho wishimye ngo ni inshingano ya buri munsi. Yes, ni inshingano uhabwa nande? Nawe ubwawe. Nagikomojeho, navuze nti ngewe iyo mfite kwandika igitabo cyangwa kugira gute, nawe ushobora kuba ufite intego zawe. Nashaka kuvuga yuko ubundi ibyishimo by'umuntu birambye biri ku ntego z'ubuzima. Intego zawe z'ubuzima ni imwe mu mpamvu ituma wishima, kuko nabivuze ngo iyo ugiye wacivinga, iyo ugiye ugera ku ntego wihaye, bituma ugira intsinzi mu buzima. Ntabwo mvuze yuko natanze urugero, nshobora kuba narateganyaga ko iki gitabo kizasohoka yenda umwaka ushize, ariko nshobora kuba narahuye n'ingorane zishobora gutuma ntagera kuri za ntego, ariko hari ibyo nakoze. Natanze urugero navuga nti ngeyo nashyizeho intego z'umunsi
nabyo nabishyize hano mu gitabo ndavuga ngo ibanga ryo guhorana ibyishimo mu buzima ni ukwishyiriraho intego z'igihe kirekire, noneho za ntego ukazigabanya mu bice. Hari intego wiha y'umunsi, iy'icyumweru, iy'ukwezi, iy'umwaka n'iy'imyaka 5. Nk'urugero rw'igihugu cyacu rujya rugira ibyo bita ngo ni intego ngari, yenda mu myaka 5, mu myaka 20. Natwe igihugu iyo kigeze ku ntego ini bavuze ngo tuzubaka umuhanda uyu n'uyu, iyo bawugezeho nubwo ya myaka 5 itarashira, na achievement, ni ibintu ducelebratinga cyangwa tukishimira. Buri muntu rero wese aho ari hose, ni ibanga ry'ubuzima, ni ibanga ry'ibyishimo, ishyirireho intego bizatuma ubaho wishimye. Ku rupapuro rw'172 wanditse ngo uko wakoresha igihe cyawe wigengaho. Hari igihe tugira tutigengaho. Yego, ahangaha nabigarutseho. Reka nkomoze kuri aka kantu nigeze kukandika mu kindi gitabo nise Isano isumbuye amaraso. Naravuze ngo abantu benshi mu bahanga bagiye bandika bavuze ko igihe ari ubuzima, igihe ari amafaranga plutôt. Ngiye mu gihe nandikaga icyo gitabo naravuze ngo igihe nakigeranyije n'ubuzima, kandi noneho ubuzima bukaba igihe. Naravuze rero ubwo buzima hari ubwo wigengaho, icyo gihe cyawe hari icyo wigengaho, ariko twemera yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu biri beyond of our control, hari ibintu tutabasha kugeraho ubushobozi birenze imitekerereze yacu, ariko hari ibyo dushobora gukontorora twebwe ubwacu. Naravuga rero nabishyizemo hano mu gitabo, uzagishaka azagisoma. Hari ibintu birenga 10 wowe ubwawe ushobora kwikontororaho, kwishyiriraho intego, kwishyiriraho limite, cyangwa se ahantu runaka udashobora kurenga, kugira ibyo wigengaho ubwawe. Ibyo rero urashobora kubyigengaho kandi ukabikoresha icyo ushaka muri kwa kuzana bya byishimo byawe. Ariko nanone bya bindi utabasha gukontorora, tuvuge nk'urugero uko abantu bandeba cyangwa uko bansobanura, ni uburenganzira bwabo. Ntago nzavuga ngo niba yambonye ko meze gutya nteye gutya, ibyo ntibimureba, nta nubwo bifiteho control. Ushobora, natanze urugero mw'icyo gitabo naho nabishyizemo, ndavuga ngo hari igihe abantu dushaka kugaragarira neza buri wese, ugakora ibikorwa byiza by'urukundo ukagira gute, ariko hakaba uwundi uzavuga ati ariko buriya uriya muntu wirirwa yaya amafaranga bimaze iki? Ni ukutwereka ko ari umukire, kaza kukwereka ko washatse kugaragara neza muri sosiyete kugira ngo abantu bagushime, ariko hari abandi au contraire bakuvuga ukundi. Harako waruvuze kataza kunsiga, uravuga ngo uzagishaka azakigura gisome, azagisangaye. Iki gitabo rero uzagishaka ubu kiri muri Library Caritas hari i Kigali, ariko nanone ndiracyarimo gukorana n'ayandi ma bookshop acuruza ibitabo cyangwa inzu zicuruza ibitabo kugira ngo kibe cyagera kuri buri wese. Ariko n'undi wagishaka ashobora kumpamagara kuri nimero yanjye 0788 89 2053. Yego. Ukurikiye ikiganiro Impamba y'Ubumenyi, turi kumwe n'umwanditsi umaze kwandika umuzingo w'ibitabo. Iki ni icya 8 atugejejeho, kandi tuganira yambwiye ko urugendo rugikomeje. Emmanuel Karame, igitabo kiri muri Library Kirezi, sinzi ko abanyarwanda wenda banyotewe cyangwa se wateye amatsiko bari burare bakigezeho bose ngo bagisome. Ngira ngo buriya muziga n'ukuntu muzajya mubigeza no mu ntara n'ahandi kugira ngo ababishaka babibone. Yego, niyo ntego. Ariko ni iki wumva kiri muri iki gitabo ntakomojeho, ariko uvuga uti nutazagira amahirwe yo kukibona nibura azabe yaragikurikiye mu kiganiro Impamba y'Ubumenyi kuri Televiziyo Rwanda mu masegonda nka 40? Ikintu navuga yenda tutavuzeho ariko twakivuze, wenda reka mvuge ngo uwasoma kino gitabo cyangwa uwagishaka yaba agiye gushakamo iki? Yaba agiye gushakamo inzira. Navuze ku nzira enye. Naravuze ngo hari ibyishimo bituruka kuri wowe ubwawe, hari ibyishimo bituruka mu bo mubana, hari ibyishimo bituruka ku mafaranga cyangwa ku butunzi, hari n'ibyishimo bituruka mu rushako. Ibyo byose nagiye mbivuga, n'ibyishimo bituruka mu ishavu. Aho waba uri hose, icyiciro icyo ari cyo cyose cy'ubukungu waba urimo, icyiciro icyo ari cyo cyose cy'ubuzima waba urimo, iki gitabo kirakureba kugira ngo umenye ibyishimo byawe. Ushobora kuvuga ati ariko ngiye ndashaje ntacyo bindeba, ariko niba waba ushigaje imyaka 5 cyangwa 10, basi uzabeho wishimye. Niba ugeze ku myaka 20 cyangwa 30 usigaje 40 ingahe ntazi, uzabeho ubuzima bwawe wishimye, aho guheranwa n'ibikomere cyangwa n'ubuzima tubamo buri struggle. Numva ari icyo navuga. Wowe udukurikiye, umva ko ibyishimo byawe biba intego yawe ya mbere yo kubaho, bizatuma uhora wishimye. Nubwo uzahura n'ibibazo uzavuga ati ariko hari impamvu yo kwishima. Kubera ko njya ntanga urugero, ndavuga ngo niba ubabaye, kebuka iruhande rwawe hari umuntu wifuza kumera uko umeze. Ikibazo rero tubaho twebwe cyangwa abantu tubaho nabonye, nuko duhora twiyibagiza aho twavuye, tugashaka kubaho ubuzima
tutarageramo, umuntu agashaka kubaho mu myaka 10 nyamara atarahagera, bigatuma ahora ahangayitse ku cyiciro icyo ari cyo cyose cy'ubukungu waba urimo. Abo bantu turabafite. Rero nyurwa n'uko umeze, nyurwa n'ibyo ufite, ahubwo uharanire gutera intambwe ijya imbere aho gusubira inyuma. Emmanuel, turagushimiye ku musanzu wawe wo kutwandikira ibitabo. Nanjye ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Navuga ko aba RBA televiziyo y'u Rwanda muraduherekeza nk'abahanzi mu kugeza ibihangano byacu ku bakunzi bo gusoma no kwandika, ndetse vraiment ku ruhande rwanjye mwaramperekeje bikomeye, muri imbaraga zanjye. Natwe tukwijeje umusanzu wo ko tuzajya dusoma ibitabo mutwandikira. Munyemerere, mwe mwari mukurikiye ibiganiro, mwe mwari mukurikiye ikiganiro Impamba y'Ubumenyi kuri televiziyo y'u Rwanda, mpinira ahangaha mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Tuzajya dukomeza tubatumirire abanditsi, tuganire ku bitabo byabo, maze dukuremo impamba y'ubumenyi. Nari Ntazinda Marcel, Imana ibane namwe.